Kuba hari amashuri, amavuriro yemwe n'amahoteli byitirirwa Kiliziya Gatolika mu Rwanda, ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika uvuga ko ibikorwa bitagamije gucuruza nk'uko bamwe babyitiranye. Ukurikije ibivugwa na Musenyeri wa Diyosezi ya Kabgayi Smaragde Mbonyintege, akaba n'umuvugizi wa Kiliziya Gatolika mu Rwanda, asa n'ugaragaza ko ibikorwa byabo bifite amabwiriza yihariye kandi bikaba bitagamije gucuruza. Ni ukuvuga rero ko n'amahoteli twubaka nayo afite iyo kashe kandi hakazamo n'abayakira n'abayikunda. Ntabwo rero ari cyo yo kuvuga ngo ntabwo twinjira muri competition na les grands hôtels, ntabwo ariyo objectif yacu, kandi kenshi muri ayo mahoteli yacu uvuga ni n'uburyo bwo gufasha abiyeguriye Imana bashaka hoteli kikonviye ari statut kuko nibo bazamo. Ariko hari n'abandi bantu bashaka amahoteli ameze gutyo utayishaka ajya handi. Uretse kuba Musenyeri Mbonyintege agaragaza ko ibikorwa bya Kiliziya birimo hoteli bifite amabwiriza yihariye kandi bikayobokwa n'abemeye ayo mabwiriza, ngo uburezi bwabo nabwo ntibucuruza kandi ngo namahitamo ya Kiliziya mu bwumvikane bwayo na leta. Amashuri turayafite koko, ariko amashuri buriya ntabwo ava mu mutungo wa diyoseze, ava mu mutungo wa Kirisitu ko nibakorerwa nibo bayabeshejeho. N'ikimenyimenyi nta shuri na rimwe uzasanga diyoseze ikuramo resulta ngo ijyane iwayo, kirazira nyayishuri. Ntabwo rero ari intuza ari ukwemvita ngo abantu bemvite tujya no gutora amashuri y'uburezi bajya gutora itegeko bashatse kuyagira business, twe twariyopoje. Ahubwo dusaba ko abashaka gukora business babikora n'abatabishaka bakaha uburenganzira, barabitwemereye rero. Twe rero turi mu mashuri adakora business, ahubwo aha service à la population, kandi ibyo leta yarabitwemereye. Ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika kandi bushimangira ko uburezi kimwe n'ibindi bikorwa byayo bikwiye kureberwa mu ndorerwamo yo kuha service abaturage kuruta uko byareberwa mu bucuruzi. Icyakora bonagaragaza ko mu bikorwa bimwe na bimwe birimo iby'ubuvuzi bakenera ubufasha bwa leta ngo kubwo ubushobozi buke. Maginga nubwo nta mibare y'ibikorwa by'amadini n'amatorero bibarirwa mu Rwanda twabajije kubona, usanga hirya no hino mu gihugu hari amashuri, amavuriro n'ibindi bishingiye ku madini n'amatorero bya Gikristo kandi biganwa na benshi mu Banyarwanda. Kubw'Imana Vedaste, TV10.